Okay, ladies and gentlemen. My name is the Brave Man, Bridgestone, Multimedia, Collective Development Incorporated. The Brave Man presents Bridgestone Multimedia, Collective Development Inc. presents a Just Love film turagatangiye. Filime yacu yiswe ngwiki 40 Nights amajoro 40. DJ Perry uriya mu DJ nindera, Rance Howard, Taymor Gazi, abo bose nabagafashemo bakanagategura. The Brave Man nje gasobanura ndabasuhuza ati yes ashimwe. Filime keza amajoro 40. Yesu ageragezwa. Ntutinye ari kumwe natwe. Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, nicyo bisobanura. Ba Manuel bose ndabasuhuje. Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. God is with us. Original screenplay by DJ Perry. Executive producer Rebecca Lolo. Abo bose produced by DJ Perry. DJ Perry yaranagakoze, uwakayoboye ni Just Love, directed by Just Love. Dutangirana n'ahantu hamwe cyazandi. Yohani Batista ari kubabatiza babwira uti mwicuze mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Mwihane kuko ubwami bw'Imana bwegereye. Nindukurikira. Mutegura inzira z'Imana. Hari uwamanutse bose bahita bagwa mu kantu baravuga ati none kwa hambaye kurenze. Uko yakabatijwe mu mazi ayava mu mazi umubatizo. Nimba utarabatizwa nyarukira kuruha. Wari uriho aho wese yumvise ijwi rivuga ngo uri umwana wanjye nkunda, ngo muri wowe ndakwishimira, muri wowe ndakwishimira. Ngo abonye umwuka wera amanuka ameze nk'inuma, ngo aramubonye. Ngo aka kanya ndababwira ngo mwese ko muri hano, ngo kuyu nguyu ari umwana w'Imana. Ngo bwa nyuma na nyuma araje. Ngo mwese ngo mumenye ngo uyu ni umwana w'Imana uzakuraho ibyaha by'abari mu isi. Ngo ninjye wakabatije. Yohana hano yawe ngo ibintu biri uko bigomba kuba. Uti ntama igomba kuzabaho. Uri nk'uko Isaac umwana wa Abrahamu yarari. Batista we nawe uri umwe mu bahatari bavutse muri ino si, ariko mwisi mwijuru n'umuto mwijuru arakurenze. Kamubwira ati ngomba kwegeranya abantu banjye. None wowe ngo ngende muri data nawe ndimo. Ngo nimuze tunywe tunarye kuri uno munsi w'icyubahiro. The Brave Man presents nakabazaniye amajoro 40. Tutangirana na Yohana umubatiza abatiza Yesu Kristo the Messiah. Wese ngamba ngo nimba ndi Messiah wa nyawe, umwese mwumvise ijwi ry'Imana. Ndabararikira mwese muze mufate umutwaro wanjye muwishyireho, kuko nge ndi mwiza kandi ndatunganye. Umutwaro wanjye uroroshye kandi n'umuzigo wanjye uremereye. The Brave Man presents the 40 Nights. Agafilime ndakabazaniye amajoro 40.
akireba hariya abona uri kumubwira ngo ntiwabikora, amusunika we ngo papa ngo data wo mu ijuru ngo kubera iki. Yeretswe ibintu, yeretswe hari uri kumusunika amubwira ngo ntago wabikora, amuca intege. Yohani Petero uko yakarebye nawe yarebye ikintu hirya hariya, ni umwuka mubi, umwuka w'umukara murawubonye, cya kintu cyari gihagaze hariya ko gise kiki. Baravuga ati izi ni intumwa za Yohani ziramubwira ati arenze uko wamutubwiraga. Ngo twisubirireyo. Baratangaye, aba ni intumwa ebyiri za Yohana zaje no gukurikira Yesu. Sinzi ndaza kubarebera neza, namwe mwasomye Bibiliya murabizi ko the brave man ko bwaye ngo arutse neza, bwarakeye baryamye neza. Yohani Petero Batista yari mubyara wa Yesu, buriya akaba yaranavukaga, buriya yaramurutaga. Wamubonye ijoro ryashize, wategereje roho zacu, wategereje yuko tuba abanyantege nke, kudufatirana. Wego nigeze kumubonaho na mbere ngo ari kungerageresha ukuri. Abantu bamwe babikundira ibinyoma kurenza ukuri, bakemera bakarya ibinyoma kurenza ukuri. Ese ugiye guninya izina ry'Imana kurenza ibindi. Bibaye ntabwo ari impanuka, ntabwo ari by accident. Ku bintu twabikorana, kubigomba kubikora ukeye umwe. Agiye kwiyiriza amajoro 40. Aka kantu niko kanyuma ariye, ngo abantu bari bamutegereje. Arababwira iki? Kubabwire bantegereze ngo nzagaruka mu gihe cyanya. Imana ibane nawe, ngo ahubwo ari muri nge, Imana iri muri nge. Ureberera aba bantu bizera kugeza ngarutse. Mbese ngo nta kantu twagupangira ko kurya se mu rugendo? Wapi, buri kimwe ndagikeneye narisha. Icyo ngomba, nta kintu na kimwe ajyanye mu butayu. Wilderness agiye wenyine, nta kintu na kimwe. Ugiye hehe? Ngo agiye gutsinda icyo twe tutatsinda. Ngo agiye wenyine, ngo agiye aho twebwe tutamukurikira. Agiye ahantu mu butayu, aho twese tutari kwigira, keretse kuba ari we twakurikira, naho ubundi twari abanyabyaha bo kurimbuka kugeza ubwaje Jesus Christ the King. The brave man presents the 40 nights. Amajoro 40 Yesu yagiye mu butayu. Buriya nta muntu utagira ubutayu ajya acamo mu gihe runaka akageragezwa. Ahubwo ese witwara gute mu bigeragezo? Ngo Data uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ugushaka kwawe kubeho ku isi nk'uko kuri mu ijuru. Uduhe uyu munsi ifunguro rya buri munsi, umugati. Iri sengesho buri wese ararizi. Udukize, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo udukize umubi, dukize Satani. Yehova yawe. Umunsi wa mbere, day 1. Afite twanditswe, yari yaciye nka paje muri Bibiliya kugira ngo ize kumukomeza ahari.
aribuka hano, umbabarire ntago nabigenje nk'uko wabishakaga. Ugomba kumva gwese ntago ubizi ko nagombaga kuba mu nzu ya data, ngo Yeshuwa we Yesu unarindi mu rusengero, ngo buri wese nari kugushaka, utwe tuguhangayikiye, narindi gukora akazi ka data. Ntago uri kubyumva? Iminsi 3 yose tugushaka, iminsi 3 yose twagize ngo twakubuze. Mama wawe yari yababaye agahinda kamwishe, ngo narindinzwe, ariko njyewe nari imeze neza. Buri gihe mpora ndinzwe, mbadebererwa, nta na kimwe cyambaho. Ndabizi ko wahiswemo n'Imana, ndabizi yuko urebererwa no hejuru, ariko nanjye mba ngomba kukureberera nk'umwana wanjye kugeza ku munota wanjye, kuva ku mwuka wa nyuma nzaba ngikureberera. Nabyemeye mu mutima wanjye kuva umunsi nakubonaga. Ugomba gukora nk'uko tubikubwiye. Mbabarire data. Mama we na papa we bari bahangayitse n'icyagiye yari yagiye mu rusengero kamara iminsi. Ndabizi yuko uri umwana w'Imana, ariko hano ku isi uri umwana wanjye. Kuba uburinzwe n'Imana nabo ntago byambuza njye na mama wawe kuguhangayikira. Ndagusezeranya yuko nta kintu kibi kizegera kukubaho hano ku isi, njye nzaba mpari. Ndagukunda and you nanjye. Nuko hano Yesu yari afite imyaka 12 yagiye, bari bagiye ahantu za Jerusalem muri yabaye ikirori, ajya mu rusengero aganira n'abapasteri abakera bawo abakuru. Iminsi 3 yose bamubuze. Ako niko kantu kabanje kumugarukira bwa mbere. Ngo data, wicyo ngusaba nuko nakora ugushaka kwawe. Do what you expect of me. Mwisi hari ibibi byinshi, ariko hari n'urukundo. Ngo abo bana ni urugendo, ugiye ngomba kubakunda. Inzira y'inzara izashira, uyu mubiri nzawutsinda. Overcome this body. The brave man presents for the night. Jesus Christ is the King. Ngo ni hehe wanyobora data? Arabaza papa we wo mwijuru. Papa wacu twese yabonye ngo nawo amenya yuko ahawe ishyimbo. Ngo nyobora aho ushaka, ngo nzahora ngendana nawe. Mwami Yesu, the brave man, nzahora ngendana nawe, uzanyobora ugeze mu ijuru kwa data. Amen. The brave man presents. Mwite Brave on YouTube channel. Aka ka filime ndagashyiraho nkimara kugakora. Fortnite, Jesus the King of the Kings. I praise you Lord, you are my King. Uko yakagiye hano hari uri kumureba hejuru y'imanga, ari kumureba, menya ashaka kumwiba, ariko Yesu yaje nta n'ikintu afite. Asera mushaka agikebuka ngo amahoro abane nawe, ujye uri kunkurikira. Ndaraceceka. Umwana kugura shaka gutuma urugendo rumbihira rubiha. Ngo ngiye gushaka ngo ahantu umba nakikinga kakazuba, ngo niba ubishaka unyiyungeho. Jesus Christ. Umunsi wa mbere, uyu ni nk'umunsi wa kabiri. Uyu ni umunsi wa kabiri ari kwiyiriza amajoro 40. Umuntu wayakoze yari inuze, yari Moses. Mose yakoze amajoro 40 nawe yigirije nta kintu arya, n'ibintu bidapfa gukora ubonetse wese. Brave man, je nigeze kugerageza amajoro angahe, ibyari byoroshye. Mugende mutangire mwigirize, ni ikintu cyiza.
uretse kuba uri spiritually connected n'Imana, ariko uragenda ukananira inosi. Ibiryo buriya n'ibyo Satani yadufatiyeho inda, ufite ubwoba bw'uko ugenda kusengo ndaki ngo naraguteguye nta kintu uzabura, ngo ngufitiye ubwoba, namaze igihe kinini ncecetse, ubu nicyo gihe kigeze, igihe kirageze. Nguribuka papa wa Gihari, umutima wanjye urashaka kukumvira, ariko data wo mu ijuru niwe ngomba kumvira. ngo hari ngo wasanga n'Imana ushaka yuko uhaguma, ngo yango njyewe ngo nyiri umwana waranyoburaga nkabyemera, ariko uyu munsi ngomba kuyoborwa n'ibyo Imana ishaka. Gusa ugiye Judeya, Yuda ntihagiye kureba mubyara we Yohana, ushobora kumuzanira ibibazo nabo bari kumwe. Nabwira ukuri n'umutima ntabigomba kugendana. Yohana na Yesu bari bafite kuri misimwe. Yesu yari yaraje kuducungura, Yohana akaba ijwi ryabanjirije kugira ngo ryoroshye ino mitima yacu imeze nk'amabuye, atubwira ati mwihane, mureke ibyaha, mutunganye inzira z'Uwiteka, kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Dore ubwami bw'Imana, dore umwami w'ubwami bw'Imana, Jesus Christ. Uyu munsi arakomanga ku muryango wawe w'umutima, akubwira ati se urandeka ninjire? Uremera kwihana nkakubabarira ibyaha? Urukundo nirwo rwamuzanye. Nawe ntugire umugenzi wawe n'umwe wanga, urabura kwiteza umwanzi Satani. Ubona imboga mu menyo, kandi iyo akubonye imboga mu menyo ntabwo gusiga amahoro. Satani mubi, gusa Yesu nguyu icyo cyamuzanye. Ndagusaba yuko abantu babafungura amaso bakabyuka mu bitotsi barimo bikomeye. Ubwo gakagabo twabonaga gahise kaza, we ngo ndemeranya nawe ukuri ibyo bintu, we mbese ngo uri kuvuga ngo ndamabanga ngo buryo ntakwegera, ngo ni kubera ikiri gutinza n'ubundi bigomba kuzaba, ngo nkunze uburyo uhita urasa ku ntego. Ngo dore hano ngo ufite amazi, ufite ikintu cy'ingenzi mu butayu, ngo nkunda amazi, ngo ni ikintu cyiza cyabayeho kahise nanjye ubwanjye ndacyemera. Ngo ari ngo kuki waje, ngo kugira tuvugane, ngo kuvugana se ngo ntibihagije, ngo uvuga icyo ushaka, use naza hafi kakana ko atari shyashya. Yesu ko agakatira, umenya ari Satani waje wigize kanuka, ngo ibiti, ngo iki, ngo inyanja, ngo byose, ngo ibyatsi, ngo ni ikirere, ngo arabona impamvu, ngo ndabona impamvu, ngo ariko ngo abantu bo ku isi, ngo ibitekerezo byawe wowe wabyiziritseho, ngo kandi ngo buri wese ngo asengo ntaba yarabyiziritseho. Uze nguje kuryama hasi, ngo ntago naguha icyo kuryamaho se, ngo hareba hano hamaze amajoro 3, ngo cyangwa ni amajoro 4, ngo nakurebaga iyo uryamye, ngo ibi birenze amajoro, ngo nukubera icyo ubeshya, ukwiriye ibyo kurya hano hantu uri kugenda unanirwa. Yesu aramusubiza ati umubiri urananiwe, ariko umwuka wanjye urakomeye. Satani hano urifata ano mabuye uyagire umugati mbere yuko ucika intege cyane. Ibyo sinabikora.
wabaho udafite icyo kurya. Aramubwira ati wowe vuga icyo ushaka kuvuga undeke sige mu mahoro. Satani yaje yigiza akana hano kugerageza umwami wacu hano. Umwami wacu tuzi finali uko byagenze, ariko dore uko byatangiye, dore uko yatsinze Satani mu majoro 40 yamaze ari kwiyiriza. Satani yamumezeho, yaramwometse. Wese ngo ukeneye kuruhuka, ushobora kuba uri kugambanirwa n'amaso yawe. Ngo nibura umwana w'Imana atoye ibuye, ngo bwira rino buye rihinduka umugati. Ujya ngo se uze ngo cyangwa ngo ntambara gufite zo kwera. Gusa ubwo ngo ntabwo wagenda utafite ibiganza ucecetse. Atangiye kumubwira ibiryo amuteza ife. Ngo nkunda ngo ibiryo ngo bigiyeho ngo nk'akagati, ngo nkunda n'ukuntu ngo biba biryoshye, ukuntu ngo biba bihumura, ngo nubwo ngo umuhumuro utuzuza indango. Ariko aramwereka ukuntu yari we washutse wa Eva akamuha rya da. None ndebera nawe niko yahise abibona, ahise abona uko yashutse Eva amuha yantuze. Aramubwira ati umuntu ntatungwa n'umugati gusa, ahubwo atungwa n'ijambo riturutse mu kanwa k'Imana. Bya Satani nacyo ni igitubuzi, wahise uhinduka umugati, gitangira kumurira mu maso. Ngo nkunda n'ukuntu ngo umugati umeze, ngo uzi uri kuwurisha ifishi, ngo nkunda amafi ariko ngo ntabwo wakunda agafira. Kiri kumunopfesha, kimutera sitori z'amafi, kivuga ngo ifi yokeje, ngo uzi ukuntu ngo ibihumbi. Dore noneho kiri no kuyogereza iruhande rwe. N'ubu uri mu bibazo by'amafaranga, ukazajya ubona hari umuntu uri kuza kuratisha amafaranga, jya umenya ko ari ikigeragezo. Aba ari kukugerageza kugira ngo wenda uyamwibe, cyangwa se ukora ikosa hagati aho ube iminsi yawe 40 yo kwiyiriza utegereje noneho amafaranga cyangwa se n'ibindi birenze n'imigisha irenze ya yindi wa undi yagunopfesha yakwerekaga. The brave man n'abatumweho kuri ino nshuro ndabigisha nanjye ni ukuri ndi mu kazi k'Imana. Ureba iminsi baye myinshi nta kintu ufite cyo kurya, wakiyemereye byuza akantu ko ntabwo nabikora. Si kubera icyo uri kwemera kukwibabaza, washyize amazi mu kanwa ukanywa. Nubona umuntu ari kukubwira ati waretse, ariko kukongoza ko nguve kuri gahunda yawe ifitiye mu mitekerereze yawe, umenya ko ari Satani. Ngo nywa dukeya, Yosefu hano yari arwaye. Uri kubabara, ngo ndi kwemera akababaro, ngo vuba aha karagenda nk'uko nanjye nzagenda. Ngo ahari nagufasha ukagumaho akandi kanya gakeya. Ngo ijoro rishize navuganye n'abamarayika, ngo ni igihe cyanjye cyo kujya gusanga ba data bambanjirije. Ariko ndabizi yuko kugutandukana n'uko kanya gato, temporary. Ntibushima nawe yari yarareze neza Yesu, ngo wavuye mu mugabo mwiza. Nzahora nkubaha. Yosefu yitabye Imana. Ijoro ryahise ngo yavuganye n'abamarayika, bamubwira ati ntabwo uzakira, ariko uzasanga ba sogokuruza bawe bakubanjirije. Yesu hano
Yesu hano yarayanywe habuze gato ahita amenya ko ngo ntugaruke ngo njyewe ngo nzasubira mu bwami bw'Imana ari uko mbanje kugaburira abantu kuri Satani aragukubita nk'inzozi akakwereka nk'ibintu bitaraba. Ntujye ubona nk'uko hakubayeho nk'akantu ugahita utangira gutekereza ibintu bibi bitaraba. Hano Satani nibyo ari gukora, aba yakwereka wapfuye kandi utaraba, ukabona warose ibintu utamenya. Menya yuko ugomba kuba ari ikintu Satani ari kukugeregezaho. Iminsi bayingaye, Yesu nawe nta gahunda yo kurya ikintu icyo ari cyo cyose. Bikareka nta kintu ashaka gushyira mu kanwa. Satani ari kumwiginga akamuzanira imigati akamubwira ati dore ibuye rikoremo umugati urye. Wowe ese ntibijya bikubaho ukabona nk'ahantu uciyemo nk'ahantu ukaba ufite ikibazo ugahita ureba ugasanga uramutse uhise wivanga muri ibyo bintu wahita ikibazo gikemuka, ariko ukareba ukavuga ati simbyivanzemo shana cyakemuka aka kanya ariko naba niteje ibindi bibazo byinshi nyuma yaho. Yabonye agatama hano kafatiwe mu bihuru, byibuze mu butayu. Abonye inama, abonye umugenzi wo kuba bahezanje. Hano turabona agomba kuba ari Mariya afite akana Yesu. Ku izina rye yitwa nde? Ku izina rye yitwa Yeshua, Yesu. Iryo ni izina ryiza, ibyo bizamubeho. Ngo twakabaye tukwishyuye, ngo ndishimye yuko bafashije. Hano ni hahandi Yesu yari yavukiye, Bethlehem, mu nzu y'inka mu kiraro. Yaragiye mu bicumbi icyo gihe, ababyeyi be babuze icumbi baravuga ati reka twijyanire mu kiraro, niho babona icumbi. Uko yakabyutse iminsi ikurikiyeho, dore ngaho ka gatama ari kukaganirira, arakabwira ati izina ryawe ni irihe? Reka mwite Moses. Agatama yakise Moses. Agatama ushakira ikintu cyo kunywa. Yesu mu butayu nta buriri yari yajyanye, yararaga ingangi. Nimba muri uyu munsi, muri iki gihe uri kurara ingangi, wigira ikibazo, ni ikigeragezo cy'akanya gato, nijoro n'amajoro 40 uri gucamo, wigira ikibazo. Gumana n'Imana, we guhemuka, we gushuma na Satani. Nimba uri mu burwayi, uri kuryama biganga, ngo yagiye mu butayu kure y'urusaku. Ngo kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ahantu hose ntabwo bisaba amagambo gusa, ahubwo bisaba n'ibikorwa. Ibyo bikorwa ni ukwitanga. Ngo humura, ngo ntabwo ari we bazatamba, ngo Imana ikunda impuhwe, ntabwo ikunda ibitambo. Yemwe twari dupfuye iyo Yesu ataza akatwitangira. Igitambo cyacu nticyari kinanyuze Imana. Ibyo byo kuvuga ngo dufashe nk'inuma ngo urayitambye, gufashe ngo ihene nshyashya cye n'intama nk'uko, warabyuka gukongera ugakora ibyaha. Ariko rimwe na rimwe isi bari igihe iba yabigize intambara. Abwira aka gatama ati wa gatama we, ngwino tugende aho njya unkurikire. Kariya gatama mubona ni njyewe, kariya gatama ni wowe.
muri intama z'Imana, nimuze dukurikire umushumba wacu Jesus Christ. Ijambo ryawe niryo biryo byanjye, ijambo ryawe rimara inyota, kukwiringira biranyumvira. Agatamuko Yesu yakaryamye, sino kuryama, iriya ni ingangi bagenzi, namwe murayibona. Agatama karagiye, Yesu ko yakaryamye hano yararose. Muguteje isoni rwose kuba nkwinjiriye, ngo ntacyo bitwaye. Yesu yagiraga impuhwe, ngo nta musuku mfite, ndi umuntu w'umunyamwanda, ngo ngo kuba uri hano kuri njye ni umugisha. Abayahudi bagiraga umuco wo gukaraba intoki, ngo mu isoko umutwe wanjye ngo urababara ububabare bwinshi, ngo ariko ngo ndumva byagabanutse, byagiye, uri mu nzu yanjye, gusa ntabwo ubona uko ngushimira, ngo iyi ni inzu yawe, ngo iyi ni inzu y'umuryango wanjye, ngo umuryango wawe, ubuse ntibari ngo bari bwishimire yuko ndi hano, ngo yamba nta kibazo, ngo nabo bigeze gucumbikirwa igihe bari babikeneye cyane. Gufata ndabasuje Yesu shimwe. Umugabo hano yariye umugati, ese uwo mugati ntabwo uryoshye, ngo ntabwo ari byo kutaryoshye, urabona ari kurya utamamarira. N'umuntu w'umusaza ari kurira, umenya yuko ngo ndabirya, ngo ariko ndumva nta buryohe, ngo mbaho, ngo sinkigira ikintu numva, ngo simbashe gusobanukirwa, ngo ni iki cyagutwaye urukundo rw'ubuzima. Ubu najyaga nkubona mu isoko urisha imbuto, wabaga buri gihe uri umugabo wishimye. Umugore wanjye n'umwana baciyeho, barapfuye. Ngo mugahinda kanjye nananiwe kongera kurira ibiti, nananiwe kongera kuba no kujya, ngo nabuze buri kimwe cyose, ubu nta kintu na kimwe mfite. Umuryango wawe uyu munsi uba aho Imana iba, ngo ntabwo bashaka yuko uba, ngo nasizwe jyenyine, ngo ntabwo uri we wasizwe wenyine. Nta n'umwe muri twe uba aho Imana iba, uba aba wenyine. Presence of God, presence of God. Urumva presence ni ukuba uba ahantu, my presence, kuba ndaha. Ubwiye umuntu ngo uzaba uhari, be present, uzaba uhari. Presence ni ukuba abantu. Aramubwira ati amahoro abane nawe. Yesu ingangi yabaye ingangi umunsi wa kangahe? Nta matora yigeze azana, nta gashuka, ntaki, icyo bita iminsi 40, amajoro 40, nta miyaga. Ko yakabyuse yabuze kagatama Moses, arahamagara Moses wapi? Moses yatarashije. Ari bya bindi tujya dukora, ugasanga turi kuva ku mwami, turi kujya imuso, turi kugenda tujya mu byaha, dusize umushumba wacu tukajya mu byaha, ariko Satani ahita aturusha ingufu. Dore nguwo Satani yongeye aragaruka, amubonekera, amwereka noneho n'imbaraga ze, yikoza hirya yikoza hino, akebutsa mu busanga inyuma, yamubonaga imbere, yamubonaga hariya no hirya. Ngo hari indi ntama yawe yagiye, uko ugarutse. Yesu
urasa nk'uwaraburije kandi nta n'imbaraga ufite, uri kuvuga ngo nguko ukuntu wababaye ndabikunze, ngo ndakunda ukuntu umeze nka Yesu warakaye, bigaragara yuko uri umunyamutima kuba waravukiye muri bano bantu bafite umubiri n'amaraso bino biremwa, ariko ndakubwiriza ukuri yuko ugomba gukenera ibiryo kuko uri muri uwo mubiri. Udafite ibiryo n'amazi ntabwo uri bubashe kuramba. Kuwego uri umunyantege nke kuva kera, ngo kubaho udakora icyaha ngo nta kintu uri kunguka muri buno buzima, ngo ubuzima ngo ni nk'ari urujijo, ngo njyewe ngo ufite imbaraga ngo zirenze izo wewe utekereza, ngo njye ngo nakuvuna ngo nakubita umubiri wawe ngo nkawutabura, ngo uzi icyo bita ububabare icyo ari cyo, ngo uzi icyo bita kubabara, wari waca mu bubabare. Satani yaramukanze. Satani nagukangisha ububabare ntuzigere utinya, aba ari kugukanga kuko siwe Mana. Ububabare niyo yabugucishamo nibwo akanya gato. N'uyu mubiri utandukanye n'uwo woburi, uyu mubiri ubamo ntabwo uyu mubiri ari wowe. Kuko hano ari bukagira umwana, hano hari icyana cyagiraga akavuyo k'ikinyamahane. Ngo wowe urashaka nawe kuza kugerageza se hano? Ngo nyoko ari ngo mama wanjye ari mu isoko, ngo ntabwo nshaka gufata, ngo ntabwo nshaka kuza ngo gukina namwe muri ibyo bintu byo kurwana. Warya ngo wari uri mu rusengero ngo uganira n'abakuru ngo ugira ngo bereke yuko urenze, gukeka ko urenze, ngo urerenze wowe wararenze. Hano hari akandi kana ngo uyu ni umwami wanjye, ngo singuhamagaye, ngo niyo wagerageza ariko njye nta n'ikibazo ufite. Ngo iki? Ngo amazina yanjye banyita Yohana, uyu nguyu ni umwe mu bantu banjye, ngo kandi nuwongera no gukinisha Yesu uyu mwana ngo nzagushaka nzakubona. Urabyumva? Yesu hano Yohana yaramukishije, bari bakiri abana. Hano hari akana kameze nk'akayuda, ngo burya wawe undi ari wowe, ngo nahoze nkureba kuva kera, ngo Yesu w'i Nazareti wowe nahoze nkureba. Nubona ari nk'icyana kiba gishaka kukuraburiza, ngo ubwirasi bwawe wowe ngo bwagukuye mu ijuru, ngo bwagutwaye ubugwaneza, guca bugufi bwawe. Satani ubwishyira hejuru kwebyamo, ngo ngaho ureba ngo ibyo bita urukundo ngo byatumye uvukira hano muri ino isi y'abanyantege nke. Ubu se ngo urabona ngo ndi umunyantege nke? Njye navuga ngo yewe, ariko ngwese ubundi ngo ndinde wo kuba naharira n'ijambo ry'umwana w'Imana, gufata ukuboko kwanjye uko yagakebutse abona undi muntu, ngo se ngo hano ngo ibintu bimeze bite, ngo naguha ngo uburyohe, ngo naguha ibyishimo. Uyu mugore aje gutanga ibihe byishimo, gito cyo kigabo ngo kuva ryarise kumvira hano akimufata, dore aho yisanze, ngo uzahuri ngo ku rusengero rwera. Ngo abantu bahora bakora buri munsi ngo kubera icyo nzanye hano, ntabwo ubizi. Ngo ariko ngo urishuwa yuko uri umwana w'Imana, ubizi neza. Ngo ndabizi. Ngo na Yohani Batista we ngo wari uwegereye Imana cyane, ntabwo yigeze avuga ko ari umwana w'Imana. Ngo se ngo ubyizera kubera ko babikubwiye? Wangu ugiye kutabizi. Ndabizi. Yesu aramusubiza ngo niba uri umwana w'Imana ngaho simbuka hariya kugira ubyemeze. Ngo nta muntu wasimbuka hano ngo arokoke keretse ari umwana w'Imana. Ibyo nibyo nzaniye hano. Ngo wanze kureka kwiyiriza, none ngo wanze no kurongora uriya mugore ubona ibyishimo, none
cyamuze. Ibyishimo by'uriya mugore yabyanze, imigati n'amafi yabyanze. Ngo nkunda kurebera hano hejuru, ngiye ngo hari ibintu byinshi ndeba byo kuba nakiza, nanjye ngo hari roho nyinshi mbona zo kuba nazatwara. Ese ngo roho z'abantu uzishaka iki? Ngo nanjye nakibajije ikibazo kimwe nk'icyo, ese ngo ko ibi nta hantu bihuriye n'abantu, ubu bashaka iki? Ngo ahubwo ibi ngibi uri kwihorera ku Mana, ubabaza abantu beza akunda kugira ngo barimbure, kugira ubabaza Imana. Satani arambwira ati ibyo birenze ibyo ngibyo, ngo birahagije. Satani nawe yanga umuntu umwinjira kuvuga ukuri. Satani yanga kuvuga ukuri, kimubaza iby'ukuri. Impamvu ngo sinshaka uyu munyantege nke w'umuhamya w'umuprofeti ngo uza kunyigarishiriza. Ngo nzanye hano ngo kugira ngo unyereke kuri uwanyu, kundi uwa nyawe. Ngo niba uri uwa nyawe, ngo Imana ngo waranditswe ngo izakohereza abamarayika bazi gusimbuka ndakubwiye, kugaragaza uwo uri we Yesu, ngo bigaragaze ngo izo ntama zawe zayobye, ngo zereke igitangaza, zereke ikimenyetso, uyereke yuko koko ngo bikwiriye. Mose uko byamugendekeye, uriya ni Mose ra. Ibuka ko Mose yakubise kabiri ku rutare, ngo nturi umwana w'Imana, ufite ubwoba bw'uko wahita upfa, ngo kubera ko ahubwo ngo handitse yuko utagomba kugerageza Imana yawe. Ubwo rero ngenda kunanira, ngo ntabwo wananira, ngo nabikoze nanabisoje. Igihe nahisemo kuvukira muri ino misozi hano kugira ngo ube wacecekeshwa ibinyoma byawe, wahari ureka nk'isunikire noneho nk'umujugunyeyo ku giti cyanjye, wahari usaka akanya uko yakamusunitse, dore aba ari kumutuburira. Ntihazagira umuntu ugutuburira ngo urapfuye, ngo ejo ntuzaramuka, ngo ese ngo noneho ngo ibyawe urasoje se? Ngo sindasoza neza. Yaramugerageje ngo aba bantu ushaka gutabara, ngo ni kuriya bari, ngo ni kuriya, ngo bafite ugushaka kurwanirira buno buzima, ngo barayobye barwanirira ibintu batazigera babona ibyo bihagije, ngo bafite umururumba, ntabwo bajya banyurwa, bahora bashaka ibyinshi. Na Satani aratuzi ngo ijambo ryose riba ririmo ubuswa, ngo Imana yabaremye mu ishusho yayo, ngo ariko ngo ntabwo babikwiriye. Ngo njyewe nzakora isezerano rishya nabo, ngo nzabyandika ukuri, nzakwandika ku mutima wabo. Ngo niba ngo ushaka iby'umutima y'abantu, uzareba uburyo ari abagome, uburyo ari abacuyi, n'uburyo akantu gatoya kabagerageza bakagaragaza uburyo ari ibiremwa bibi. Ngo nzabaha umwuka w'ukuri, ngo ni ibiremwa bidakwiriye ubwiza bw'Imana, ngo bishe amategeko y'Imana muri Edeni, ngo nawe ubwawe bazakurimbura, ngo baririmbuye. Ngo ariko ngo nzatabara benshi, aho ntihari imbere ntaraza kubatabara. Ngo noneho ngo nawe urabyemeraho igice, ngo nawe ubwawe uzarimburwa. Wahari umubiri wanjye niwe uzarimburwa, ariko si umwuka wanjye. Satani yunamamo, ngo ariko shaka ibyo bintu urabivuga nkaho ngo ariko ngo umubiri wawe bibatangira
uwica bawugira ngo roho yawe urimo ikababarira mu buri muzamenya akababaro Satani yari yamuzi. Urashaka kumenya abantu ukuntu bafata ibintu iyo hari ugize akantu gatoya abashotoresha, uzareba ubugome bwabo Imana yarebye ibintu yari yareze irareba iravuga ati ikintu cyose ni cyiza. Urabeshya we Satani. Yesu yari amushoboye hano, ibisubiza waramuzimya neza cyane. Ngo ibintu biragaragara ngo ko abantu abatari beza, ngo Imana yaremye ibiremwa bitari byiza ngo kuko yabihaye guhitamo, ngo kandi ibi biremwa bitabasha kwihitiramo. Ngo ibi bintu byo kwirinda no kwiyeza no kwigira mwiza ngo nibyo bari byo, ngo niko bari, ngo bafata uguhitamo kose wabahawe bakakubakiza, ngo ntabwo wabakiza nta kintu ngo ariko nababera ukuri, inzira y'ukuri. Satani aseka arimo atishimye. Biranejeje kuba nyuma na nyuma igihe cyane uzaba uri kugira ngo nzaba ndi kubireba abo bantu uri kwifuza gutabara bari kugutema, bari kukubaga, ngo noneho icyo gihe ngo nzaba ndeba icyo cyubahiro cyawe uri kuvuga. Icyo gihe uzahita wemera yuko uri uwatsinzwe, ngo nzarwana, ngo nzapfira amakosa yabo. Ngo reka ngo ikigombye kupita. Oh my God! Satani nubwo hano ari kumutuburira, ariko noneho ndebera aranagukubita ukaba byumva, aranakuvunira ibuka. Ni ukuvuga Satani aragutuburira, ariko ibyo ari kugutuburira adufiteho ububasha hano ku isi mu gihe turi mu nzira y'ibyaha twanze gukurikira Yesu, inzira y'ukuri, ubuzima bwiza n'iteka ryose muri Kristo. Inzira y'ukuri n'ubugingo, ubuzima. Uko yakamukubise nijoro igiti cy'umutwe shaka kumumena umutwe, uko yakavunye yango nireba Satani nubwo yagutuburira ngo yaje mu nzozi. Bya bintu byo mu nzozi ushobora kubyuka ugasanga nibyo, ushobora kubyuka ukabona nibyo bibaye. Nimba Satani mburose inzoka ikurya, uraza kubyuka hari undi muntu muri buvugana amagambo mabi, uwo mugore araza kukurumisha amagambo ari kukubwire. Nimba ari umugabo mwarose mu Rwanda, hari umuntu muri bukimbirane mu magambo, ni ukuvuga biba byabaye Satani n'ubundi biba ari ibyanyabyo. Ugomba kwitwara neza muri bya bintu byo mu nzozi, ugomba kwitwara neza mu bintu byo mu magambo, ugomba kwitwara neza mu bintu by'ibikorwa. Ntuzagire na kimwe ukinisha ngo Mana ngo ndizera yuko wantumye, ngo kubera ko abantu urabakunda nkuko nanjye wankunze. Yesu yaguye aho bamukubise igiti cy'umutwe. Satani uko abatubura ukamubona nkano ari nkaciye nko mu wundi muntu akamukoresha kugira ngo umuntu akugerageze, ngo ni hano wagombaga, ngo ni hano birangiye ugiye, ngo ntabwo napfuye, ngo nta nubwo ndi nagiye. Satani kumubwira ngo wapfuye, ngo umusore abona ngo ngaho nyereka da ngo uri ahantu ngo washyizwe bitewe n'abo bantu uri gushaka gukiza ibyo biremwa. Ngo ku munsi wa 39 uzapfa, ngo n'ubundi uko si ukuri, ngo ni wo kuri. Ngo abariho mu isi bazatora umurambo wawe, ngo ariko ngo ngira ngo ako kababaro nzakipevera.
ngo ariko gusa ngo kubambwa ukuntu bimera. Aramubwira ati njye ibyo bintu ndabizi n'ubundi narabyiteguye ubuzima bwanjye bwose. Izo ntoki ze bazazitera imisumari ngo nibamara kwica umubiri wawe mama wawe yabyaye, bazagutera imisumari ngo bazakuvisha amaraso nk'abavisha inyamaswa. Ngo bazagukoma bazakwangiza mpaka upfuye bigufasha umwanya munini. Amubwira ati mbabarira birahagije ndeka. Ngo ntabwo nzi niba uri kwiririra ngo cyangwa bo, ngo ariko wowe ngo urwo rukundo uri kubaha ngo ntabwo ari bo wakaruhara wabibi. Ngo ntabwo nahindura inzira yanjye, ngo inzira yawe yonyine n'ubundi irarangirira hano muri buno butayu. Uko yakabyutse ari kurota. Bantu banjye ndababwira inzozi ni ikintu gihambaye. Satani yacamo akaba yakugerageza, ariko ibyo kugerageje n'ubundi n'ibyabindi bikubaho mu buzima uko byitwaramo. Wese koko ibintu yanyeretse nibyo bizaba. Ngo mama ngo Yosefu mapapa we ngo yabonye uko kubabara. Yabonye iki? Papa we ngo nta muntu wabasha kwifasha mu gihe cy'akababaro. Ibi ni ibiki? Ngo kubera iki? Ngo kuko yararyamye ku musaraba, urabibona? Umusumari mu kiganza. Ibi ntabwo biraba, ariko ari kubibona mbere yuko ngo data ngo kubera iki? Ngo kubera iki? Hano amabonekerwa aragenda akaba amabonekerwa. Hano ni mu butayu imajoro 40 uryama ukarota ubonekerwa ibintu bigiye bitandukanye. Arongera yibona kera akiri umubaji, akiri mu rugo. Mama Mariya ngo ako kantu ko kantunguye uri kureba iki? Sinzi ikintu naba ndi gukora ngo ameza ya Isaac. Ariko ndakeka ko agomba kutwishyura neza. None ngo byo kwishyura se ntabwo mfite utundi tuzigomba gukora, kandi twose ndabona ari kudukorera rimwe. Ubuzima bwanjye bumeze neza mu buzima bwanjye bumeze neza mu mutima se. Umutima ngo n'ibitekerezo bimeze bite? Ngo sinsobanukiwe, ngo ndaguhangayikiye, ngo birumvikana ngo njye muri mama wanjye, ariko ngo njye meze neza. Ngo nubwo hano hari ibintu byinshi biri gukora, ariko ntari bitaza kugerageza kugendana nabyo. Ngo ni byiza cyane kubona uri gukorera kuri ibyo bikoresho. Ngo ntabwo ndi umuhatari nka papa Yosefu, ngo niwe wari urenze. Ngo Yosefu ngo yakwigishije neza, kandi yaratewe ishema nawe, ndamukumbuye. Ngo n'ibitekerezo bye byabahoraga bimfasha. Ese ngo ibyanjye ntabwo bigufasha se? Ngo urabizi ko atari ibyo ndi kuvuga. Unemera inama cyane by'agaciro. Ngo uri kuntuburira ngo yangu ni ukuri. Ese ngo urababaye? Ngo ese uri kumbaza ibihe bibazo? Ngo ndishi, ngo ndababaye, ngo ndimeze neza. Ngo inseko yawe ngo irasa nkaho. Kubera ko ntabwo naba nishimye hano. Gukora hano nkora muri kano gashopu, nkora mfasha abantu sana ibyo bintu by'abaturanyi. Ngo ntabwo yariyo mpamvu yanzanye hano ku isi. Ngo
ngo ntabwo wajya gufasha Yohani ngo ibyo bintu byo kwigisha ngo hari ngo wabimurekera. Imana yahaye Yohana umurava ngo ariko ngo Yohana atera n'ubwoba abantu ngo kandi urukundo rw'Imana rugomba kuba rworoshye, aba ari nk'amarembo yoroshye kwinjiramo, ijambo rikaba ry'ukuri, ariko mu magambo yawe ngo amagambo yanjye ashobora kuba yavamo ikiganiro, ariko ngo ntabwo ari amagambo ahubwo ni ibikorwa. Urabyumva mama? Isi iragukeneye, urabizi kuva na kera, uragukunze iminsi yose wamaranye natwe, iminsi basangiye, ngo byaba ari ukwikunda ndamutse nshatse kukugumana nkakwima isi. Ngo bose siko bazanyemera, bashobora no kuzamemukira, ariko ngo n'ibyo bintu bibi bankorera, ngo ariko ibintu byose byabaho ugomba kubyemera ko bigomba kubaho. Arabwira mama we hano hari nka mbere yuko ugushaka kw'Imana, Yesu aracyari kubibonekerwa ibintu bigiye bitandukanye. Uko yakabonekewe hano noneho aje igisaza, none aje yigize umusaza. We ngo nurapfa, ngo nawe nutarapfa neza. Satani yigize umusaza. We ngo ibi bintu ni byiza, ngo ndaguha kamwe, ngo ariko ngo ndabizi ko ubwirasi bwawe butari butume ngo uryaho na kamwe. Ngo ntabwo ari ubwirasi, ngo ni ukwizera kwanjye, ntabwo ari ubwirasi. We ngo okay, ngo ndumva ngo ari ubwo ni ukwizera. Ngo kubera icyo ugarutse, ngo ahari ngo nje kureba upfa, mwese ni ngo mpfa, ngo nta buzima baba babonye, ngo bazavuga yuko ngo wabatijwe ngo ugahita ujya ngo mu butayu, ngo noneho ngo ugapfirayo, ngo ni umuhanuzi upfuye ubusa, ngo bahite bigira ku yindi chapitre y'ubuzima, bikomereza ubuzima. Ngo ariko ngo ntabwo erega ngo ninjye ubuzima bw'iteka. Satani nagukangisha urupfu ntuzakangike. Reba Yesu uko ari kwitwara, ngo ry'ubuzima, ngo nazanywe n'impamvu hano ku isi, naje ngo erega n'ubundi ngo hahora hariho n'indi mpamvu ntugire icyasi. ngo se ngo nagufasha, ngo yango ndashoboye, ngo nagusa n'ushoboye, ngo se uje kuntuka se, ngo yango ndi kuvuga ukuri n'ibiryo mu kanwa nta soni. Satani umugabo hano ngo ndeka. Satani arya avuga ibiryo mu kanwa wagira ngo nta discipline. Yesu agire ngo aramucitse arikomereje gahunda ze, ngo ntago wancika, ngo natumwe hano, ngo we waje usanga ngo ubu ni ubwami bwanjye, ngo ntago ari ubwawe, ngo ntago ngiye wanshuka, ngo nta nuko wagerageza Imana. Jesus hano Yoshua yageze amushiranye arakorora, ngo imikino irahagije, gufata ikiganza cyanjye kureke ngusabe ikintu kimwe, ngo witeguye kubabarira impamvu, ngo ariko ngo tumva ari nari byiza pe, ngo ni neza, ngo ariko gusi gufata ikiganza cyanjye, ngo niwanga ibyo ndi kugusaba ndagusiga wenyine, murekane n'ibyawe. Aramufata ikiganza, akimufata ikiganza uko yakamukuruye yaramuzamuye amuzana ahantu hejuru. Ushobora kubona piramide, urazibona hirya
ngo njyewe ngo narebye ubwiza bw'ibyaremwe. Ese ngo nawe ufite ngo ubwo bushobozi we? Ngo rega ngo nega nanjye ibyiza nzi kubireba, ngo nanjye ngo ni n'akantu k'umwihariko nifiteho, ibintu byose byaremwe ngo Imana ngo nawe ubwayo ngo ntabwo ngo ari imiseke igoroye. Ureba kandi shanga urwo rurimi nirwo rwagukuye mu ijuru, urwo karimi kabi kago kuvuga ngo Imana ngo nawe si imiseke igoroye. Kuvuze ngo urareba iki? Ngo ndabona isi nini, ariko ngo ni n'amabuye arimo aravuga ubwiza bw'Imana, ngo n'ibitangaza Imana n'ubwiza bwayo bugiye kuza. Ngo ubwiza bw'Imana ngo buzaza ngo nubwo kurimbuka. Oya, ngo ngiye ngo nkweretse, ngo ngiye ngo mberetse ngo nakoze ikintu, ngo kandi icyo kintu ngo Imana yacyemereye ko kibaho, ngo ukuntu bizarangira ngo ni amakosa y'Imana. Ngo reba ubwami bw'abantu, Abaromani, Abayahudi, Abayegiputi, ngo za Pashiya, ngo abo bose ngo bwubatswe n'abantu, ariko bose ntabwo baha icyubahiro uwabiremye. Ibi byose ntabwo bifite icyubahiro nk'ibyo mu nzu y'Imana. Ibyo sinabe, ibyo ngo ntabwo ngo nabiburana, ngo ariko ngo abami, ngo ibikomangoma, ngo byose byose bya imitima yabo nta nuze, nta kintu kirimo. Gusa ngo kuki utagenda ngo ukabereka imbaraga zawe zose, ngo wowe ngo inzira yawe iba yihuse, ariko ntago yamara igihe, ntago iramba. Ngo rega ibi bintu ngo ntago bababajwe na roho zabo, ngo bo bababajwe n'ibintu batunze, ubutaka, ngo ubukungu, ngo ubutunzi, nibyo bintu byonyine abantu bari kureba. Ngo ntabwo ibyo bintu ngo nibyo bintu bigize ubuzima bwawe. Ngo hari ngo Abanyegiputa, ngo njyewe ngo naje guhindura ibyo ngibyo, ngo ntabwo bashobora gusiga icyubahiro cyabo cyo ku isi. Ngo reba ubumwe wazanira Imana, kuba umwami w'abami. Cyaramutuburiraga hano, cyamweretse yabaye umwami w'abami, ariko abantu bo ku isi, abami bo ku isi, ngo bose baririmba ngo izina rye, ngo Yesu, ngo Yesu. Ntabwo ngo ubona ukuntu ushobora kuba wakora ibintu nk'uko byakagenze, ngo noneho ngo abantu ukabayobora, ngo wahawe uguhitamo uko guhitamo ibyo ushaka. Gusa ngo utekereza yuko Imana papa wawe ashaka kukubona ubabara? Ugomba kugira ibyo ukora muri ino si y'abantu kugira ngo ubwami bwawe buze, ubwami bw'Imana. Ngo barandamya kubera ko ngo mbaha ikintu mu by'ukuri bashaka. Ibyawe ni iby'akanya gato, yours for season, ni iby'igihe gito. Araza aramwicarisha iruhande. Urashaka ko bakuramya? Ngo Imana niyo yonyine yo kuramya, ngo ibi bintu byose ndabiguha. Ngo ese ngo usindi kukwereka ubugwaneza bwanjye, ngo nka papa wawe, ngo uri papa w'ibinyoma, ngo ufata ubukungu, ngo ufata buri kimwe cyose, ngo uyobora isi, ngo njya kure Satani, ngo ndamya ngo ugire ngo haranditse ngo ramya Imana yonyine. Mwana ngo nizeye yuko uje gukiza nk'abantu, ku buryo uri bubone ko inzira yanjye ariyo nzira yonyine, ngo ibi biremwa ntago bizigera
biramya ikintu bitabona, ko ibintu by'imigani ngo by'ubwami bwiza bubategereje, ngo reka ngo barya icyaha nicyo kibagaburira, ngo nabo ubwabo ni icyaha. ngo aretse n'inzu uzatabara abantu bose bazahamagara izina ryanjye bakemera umutwaro wanjye, ngo uzapfira hano mu butayu, ngo wibagirane, ngo Imana izakwibagirwa. ngo noneho kuri ibyo, ngo Yesu w'i Nazareti, ngo reka ngusige upfe. Amushyira hejuru y'icyobo, uko yakarebye yisanga ahantu mu cyobo. Yesu ngo agira ngo asubire inyuma. Satani afite ubushobozi bwo kugutuburira. Undebere nawe, Yesu yarahahamutse mu butayu aravuga ati ntabara, ngo sinzi icyo gukora, data ntabara. ngo papa, data. Satani ibigeragezo bye ni nk'ijana. Imana iramutse idukuyeho amaboko ntabwo twamukira. Ni ikiremwa kiri aho ngaho gifite ukwikunda, ariko Yesu ibi byose ari kubikora ku bwacu. Yambaye umubiri, umwana w'Imana, ijambo ry'Imana ryiyambitse umubiri kugira ngo natwe abari mu ishusho y'Imana ntiturimbuke. The brave man. Ndabasuhuje. Yesu ishimwe. Haleluya. uko yagasigaye aho, hari uwaje aramubwira ati yerekane inyenyeri ya mu gitondo. ngo ndabona ko wivanze muri mino mipango yo ku isi, ariko ibyo ntacyo bivuze, ngo ibyo nivangamo, ngo reka Yesu wenyine murekere mu mahoro ye. Yesu ngo nta kintu nigeze mugeraho, sinigeze mukoraho, ngo ariko ngo n'ubundi ngo nzamugarukira, ngo mu bundi buryo nkoresheje andi maboko. ngo imitima ya bano bantu ndayizi kukurusha, ngo ibi bintu biri munsi yawe, kuki uri kwigira nk'aho bikureba? ngo njye ntabwo ari ibyo kuvuga ngo birandeba, njye ahubwo ndahemuka, kuko njye ninjye wazanye ubutumwa bw'uko Yesu agiye kuvukira mu isi, ngomba no kubikurikirana. ngo ndi messenger, ni umunyabutumwa. hano Gaburiyeli ari we wabwiye Mariya yuko akigira gutya aje gushaka gukomeza atoteza Yesu. utamwegera ngo ngahita nkurangiza, ngo n'ubundi ngo njye nakabaye naramurangije, ngo ariko ngo we ngo n'ubundi ngo woherejwe hano hasi, we ngo ntukine iyo mikino yawe nanjye, uje ngo kugaburira Yesu kugira agaruke mu buzima. Oya, we ngo ntabwo ari ukuri, ngo ntabwo wakamushubigira ibyo bintu byo gukunda, wakamuretse agapfa, ngo noneho ngo uyu mubiri we ukamufata ukamujyana mu rugo. ngo hano ntabwo uyu Yohani Batista ngo we yari abizi biri imbere. ariko biri imbere Yesu we azi ikimutegereje, ngo ni uguhitamo kwe. nawe urabyemera? yego, ni uguhitamo kwe. utareba noneho, we urareba, ngo noneho ngo nawe ntabwo bikuri. wari ikiri kujya mbere, ngo kandi washimishijwe nacyo, ngo n'icyo ubona. ngo ndabona igicucu cy'urujijo cy'imituruvanganyo, ibyo ndabikunze. we ngo gumana ako kaduruvayo kawe.
ureke Yesu uje gushyira ibintu ku murongo. Oya, uguhitamo ukwiyitiramo ngo amategeko ntabwo ari aya buri wese, ariko ngo abo bagukurikira bazanagukurikira no mu nyanja y'umuriro. We uri kuzareba akegutsa musanga ibi byagutera ubwoba. Kunyizera ndamutse nkubwiye yuko wego ntabwo uri Mikayeli ngo wirinde, imbaraga za nyazo zituruka mu kwizera ijambo ry'Imana. Izo mbaraga ntabwo ukizigira wabona. Reka nkubwire yuko njye nubwo ntari n'umunyantege ku buryo we nagutinya. Yesu ubu ni amaraso n'umubiri, ariko ngo ni nawe riba rya Roho Mutagatifu. Kandi namara gupfa Roho Mutagatifu izameneka nk'amazi y'ubuzima ku isi. Ngo Yesu niwe riba rya Saint Esprit, ni ukuvuga Holy Spirit. Kuko yabwiye wa Musamariya ngo ngoma ku mazi, ngo nawe ngo ndaguha ngo ku mazi, ngo amazi y'ubuzima bw'iteka, unywa ngo ugashira inyota ntuzongere kugira. Urabyibuka wa Musamariyakazi, ufite byinshi byo gukora mbere y'uko uva muri kano kanya, ngo ngwino tugendane. Ngo ntabwo ndi kubyumva neza. Ngo Satani yari yashyize imitekerereze yawe hano, ngo yagufungiye hano, ngo ariko umubiri wawe wari gupfira mu butayu. Ngo ese ngo iki nicyo nagenewe? Ngo ese ngo kubera icyo ari gukora ibi bintu? Ngo ntabwo ukeneye yuko ngenda njye guha ibisubizo n'ubundi babizi. Ngo ugomba kujyana ukuri. Ese ngo uriteguye? Yewe gusa ko Satani yari yamufungiye ahantu. Yewe kumbe umubiri wa Yesu wari uri mu butayu. None reba ahantu we yari afungiye. Bari kuzumva inkuru ngo Yesu yapfiriye mu butayu, ngo yagiye kwiyiriza nyuma yo kubatizwa. Uko cyabimubwiraga cya Satani, ti wowe uzapfira hano. Gaburiyeli marayika, ntabwo bigomba kurangira. Ushaka kw'Imana yuko akazi ugomba kugakora, tiye gufite akazi ko gukora kenshi kandi utiteguye ndetse na cyane. Yesu bamuha amazi. Ubudahemuka bwawe buragukisha, uremewe. You are faithful to God is accepted. Gonywa ugarura agatege. Yesu bamuhaye ku mazi. Ngo ni byiza cyane. Ngo mwami wanjye bimera neza. Unaruhuka. Rest my Lord. Rest in peace. Ruhuka mu mahoro. Abantu bose bazaza bansanga, bazaza bashaka urukundo. Muri urwo rukundo bazavuka bundi bushya. Inyenyeri zatuzanye hano. Umwami w'abami ngo yahageze. Ngo twazanye amaturo yo kumutura. Ibuka babagabo batatu bavugwa muri Bibiliya baje bakurikira inyenyeri. Akana Yesu aryamye mu kavure hano. Kiraro. Hano wahageze gute? Wahashize hawe hagaburira ahazaza. Ngo wahashize hawe ngo ubwana bwawe buzagufatira ibyo uzakenera. Ukeneye kurya kugira ngo ugire ingufu. Ngo njyewe ngo ntabwo iyo migati nyikeneye. Iryo jambo avuze icyo ni igikoresho. Iyo bimeze ngo nk'inyundo, ngo bimaze ngo nk'isi. Ngo nzahinduka ngo nk'umubaji w'isi. Ngo noneho ngo nkeshe abari mu isi bose.
polish abahanagure. Ngo inzara ntabwo ikiri kumwica mu mubiri, n'amagufwa ye ntabwo akiri kugenda yumagara. Ububabare ndi kumva ngo ni uburi mu mutima, ububabare bw'abantu bakeneye, abana baburiye mu mwijima badafite urumuri rwo kubayobora. Ibyo bintu vuba aha bigiye guhinduka. Ngo mfite amahoro ibigomba kuba, ngo nta bwoba gifite ukundi, ngo rwose. Gabriel Angel yaraje aramuhumuriza mu agaporezo. Yesu araryama araruhuka, Satani ntawe uhari ngo noneho bazamukubita ibindi bigeragezo byo mu nzozi y'amayerekwa iki kandi bibisha. Buriya nubona ikintu kibi mu nzozi, menya ko Satani ugomba kumuhungiraho kuri Yesu. Wese ibintu uri kubikora gute? Ngo ndi gukora nk'uko nabigize. Wese ngo abantu ntabwo bafata nk'aho bakwiriye gutabarwa, ngo amategeko y'Imana yashyizweho isi kirema. Ngo kubera iki Imana yatanga amategeko atakurikizwa? Ngo abo bantu batayakurikiza ngo baba bagomba gupfa, ngo baba bagomba kubabazwa kubera ko bananiwe guca muri ibyo bigeragezo. Ngo none baragira gutya bakicuza bagapfukama ngo tubabarire, ariko bakongera bagasubira muri ibyo byaha, ngo bakongera bakabisubiramo. Ngo nawe ari kumenya utarabisobanukirwa, ngo keretse nawe uvutse nk'umuntu. Ngo niba waraje kuvukira hano ku isi, ntabwo ngiye ngo nshaka kumva inzara, kubabara n'iki, ibyo bintu ntabwo ngiye nshaka kubicamo. Ngo ngiye ngo rwose ngo nshimishijwe no kuba gusa nkora ibyo Imana ishaka. Ngo rero ngo n'abandi bazankurikira, n'abandi nzatabara, nabo nuko bizagenda, bazashimishwa nuko bakora icyo Imana ishaka. Ntabwo nzavuga urukundo rwanjye, ahubwo nzabereka urukundo rwanjye. Burya n'abamarayika ntabwo basobanukiwe neza ibintu abantu tubayemo. Baravuga ngo ureba ngo bakoze ibyaha, ngo agera gutya ngo basaba imbabazi, bakongera bagasubira muri ibyo byaha. Baba babona yaratujabutse, ariko Yesu siko abibona. Aravuga ati urakoze, ngo mpagaze ku munara w'umurinzi, ngo ndumva ubwiza bwawe n'ubuntu bwawe. Ngo ariko se Yesu, urabizi ko ushaka wagaruka mu ijuru tugashaka ukuntu Imana tuyisaba ubundi buryo? Wese ngo wigeze ushidikanya ku Mana? Oya. Wese ngo wanakitanga kugira ngo uhe inzira abandi y'agakiza? Ngo keretse Imana ibintegetse. Ubwo rero ntabwo aho waba witanze, ibyo biba ari inshingano. Ngo keretse ngo ahari ngo ndamutse mvutse ngo ndi umuntu, hari igihe ngo naba nk'umuntu utandukanye, ngo usange ngo simbe nabasha ngo kugira ngo kubaha Imana, ngo kuvuka uri umuntu utagira iherezo. Uri abamarayika ntibapfa, ntibagira ute kubitera ubwoba. Ngo rero ngo inzira y'agakiza ni ugutsinda ubwoba. Kwizera mu Mana nanjye ntabwo uzigera ugenda uri wenyine. Ngo nzakubona nzongera nkubone wicaye iruhande iburyo bw'Imana. Ngo nibwo ngo nzongera kuvuza iri kondera. Yararivugije bwa mbere, aragira uti nzongera kurivuza, ari uko wagarutse wicaye iruhande iburyo bw'Imana ufite uko yakavugije rya hembe
yahise aburirwa irengero. Yesu agikebuka abamarayika ni kuriya bigenda, akimara kugenda niko guhita abona ka Moses kagarutse ka gatama. Ako gatama ninde? Nababwiye kari agatama ni njyewe wari warayobye nkabagarukiye Uwiteka Yesu Kristo niwe mushumba. Burya umushumba mwiza ni Yesu. Akana hano kagashumba kagakawuboyi hano kari kuziba ndetse ko umubare utuzura vipi uburyo bwano. Ngo Moses ugeze mu rugo ngaho jya ku mushumba wawe, ngo kari agato kari kabuze ngo ariko ngo karabonetse. ngo ariko ngo ndi umushumba mwiza, ngo sinzi impamvu kari kagiye. ngo ibyo ni Imana ibizi. wikikina wakana we, intama zanjye zizijwi ryanjye ngo zirankurikira, ngo keretse kari agatoya. ngo kari agato nako kazi ijwi ry'umwana. Wese ngo wakitangira izo ntama zawe. Kana kabitekerezaho ngo ariko nabikora ngo nese urite ngo ni njye mushumba, ngo nanjye ngo nanjye ngo mfite intama zanjye ngo kandi nzazitangira, ngo niyo mpamvu data nkunda, ngo kandi akunda buri wese uzankurikira. ngo ese niwe Yesu ngo i Betelehemu wahavukiye? ngo ndapfukama. ngo papa wanjye yarakuvugaga avuga yuko ngo bakurikiye inyenyeri, ikimenyetso mu kirere, ngo mu myaka myinshi yose yashize buri wese yari agutegereje kugira ngo intebe yawe y'ubwami ize. ngo none ngo intebe yanjye y'ubwami ngo ntabwo ari iy'abantu bose, ngo ahubwo ngo ni iy'abana bato nkawe. ngo Imana iguha umugisha, ngo kana gato, ngo ahubwo aba ariwe Imana iwuha, ngo ari wowe ubona umugisha. ngo ngaho ugenda urinde intama zawe. Agafilime kacu 40 nights, amajoro 40. Yesu mubonye uburyo yastragolinze, ntago Holy Spirit umwuka wera wo gukora ibitangaza, abarwayi bagakira, impumyi zigahumuka, abasinzi bakamenya ukuri bagasinda ukuri, abavuga amagambo bakavuga amagambo meza yujuje ukuri, abanegura bakihana, ikinyoma kikaburirwa irengero kigasanga nyiracyo bakajyana mu muriro utazima. ngo twari dufite icyizere, ngo ariko ngo ntago twari tuzi kuri bukaruke. ngo Yohani ngo arihe? ngo baramujyanye. ngo ese ngo ntago wabyumva? ngo yajyanywe ngo kwa Herode. ngo yajyanywe muri prison, yajyanywe muri gereza i Yerusalemu. arababwira uti urukundo rwe no kugira bya Yohani no kwizera nibyo bigomba kubabera isomo. baramubwira uti ese washatse ingabo hano tukajya gutera abaromani n'abayuda bose ko twahita tugira? ngo ntabwo ari ubwo buryo ngo bikorwamo. ngo njyewe nzatanga ubuzima bwanjye, nzabutangira abo ngabo, nibwo bwami bwanjye bazabujyamo, abo bazanyizera nibo bazabuzamo. none se muranyizeye? murashaka kwizera? arahindukira arambaza ati ese urashaka kwizera yuko ubwami bw'Imana ko bwahageze? niki? ngo mukunde na data uri mu ijuru. Yesu arahindukira arambaza ati ese urizeye? The brave man. Agafilime kacu kararangiye, ariko karatangiye mu mutima wawe nkubaza ati ese urizeye? ndabasuhuje, amazina yanjye banyita Jean Pierre Chrétien, the brave man. ndabasuhuje ati Yesu ashimwe. babwira uti urwango rw'imamayira,
Amen and amen. Alright. Ladies and gentlemen, Imana ibaha umugisha ababashije gukurikira ino filime mukayirangiza, babwira uti Imana ibafiteho gahunda kandi ntago yohereje umwana wayo ikina. Tuve mu byaha twihane